Yesu azi gukiza. Ndagusuhuje nanone nshuti muvandimwe kandi nkwifurije igitondo cyiza n'umugisha w'Imana, aho nanone nkwiriye kukwibutsa ko ari inshingano yacu gushima umuremyi wacu utwitaho akaturinda. Ongera ubitekerezeho neza nshuti, hari benshi baryamye kandi bafite icyizere cyo kubyuka mu gitondo, ariko uyu munsi imigambi yabo yarangiye, nta kindi bashobora kongera ku byanditse mu bitabo imbere y'amazina yabo mu ijuru. Rero kuba wowe ukangutse, ntugire ngo nuko hari icyo urusha abandi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Reka tubishimire Imana. Rero dutangiye igice cya 15 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, igice ngira ngo ndarikire buri muntu wese kuzagiha umwanya nk'uko yahaye umwanya ibindi ndetse n'ibizakurikira iki. Ubitega amatwi witonze, kuko ntago tuba tuzi impamvu Imana yabishimye yuko mu gihe nk'iki twiga ibyigisho nk'ibi. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ibyo kurya bizanira umubiri amagara mazima na resitora zifite isuku. Ubwo hari ibyo kurya biba bitazanira umuntu amagara mazima ahubwo biyangiza, ndetse hari na za resitora nyinshi ndetse ziganze ahantu hose mu isi zihuzuye ariko zifite umwanda. Ingingo tuganiraho uyu munsi kuri paje 275 kuri iyi paragraphe ya 396 iravuga ngo bikomoka kuri Rugaba. Umwanditsi umuhanuzikazi Ellen G. White aravuga ngo igitekerezo cy'ibitangaza umwami yakoze atanga vino mu birori by'ubukwe kandi akagaburira imbaga y'abantu benshi cyane kiduha isomo rifite akamaro gakomeye cyane. Umurimo wo kwita ku buzima bw'abantu ubagaburira ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane umwami yakoreshaga yita ku bafite ubukene. Rugaba, uwo ni Kristo uvuga, Rugaba uganje mu ijuru, atunga abari mu isi, ariko ntabwo azigera reka abantu be ngo baheranwe n'ubujiji ku byerekeye gutegura ibyo kurya bihebuje kuba byiza bya buri gihe na buri mwanya, bimeze nk'amano. Mu ijoro ryahise, uyu ni Ellen G. White, neretswe ibintu byinshi byerekeranye no gukora no kugurisha ibyo kurya bizanira imibiri yacu amagara mazima. Nasanze ko bidusaba kubyitaho cyane kandi tukabisengera dushyizeho umwete. Hariho abantu benshi hirya no hino ku isi Imana izaha ubumenyi bwo gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro kandi biryoshye. Nibona ko abo bantu biteguye gukoresha ubwo bumenyi mu buryo bukiranuka, izabutanga. Amatungo aragenda arushaho kugira uburwayi kandi ntibigitinze ubwo abantu batari n'abadivantisite b'umunsi wa 7 bazagenda bareka kurya inyama. Mbese ibi biriho? Abantu rwose batari abadivantisiti bavuga bati Sabato yo ntago turayumva neza, n'ibyo bintu by'iminsi ntago tubyumva, ariko ibintu bigendanye no kureka inyama byo ndetse n'ubutumwa bwo kwirinda nk'ubu tubuha agaciro. Umuhanuzi ati ndetse igihe kizagera ntibigitinze ubwo abantu batari n'abadivantisite umunsi wa 7 bazagenda bareka inyama. Ariko birababaje kubona mu bitwa abadivantisiti hakirimo abakunda inyama. Nshuti, ubisengere. Hagomba gutegurwa ibyo kurya bizanira umubiri akamaro kandi byubaka umubiri, ku buryo abantu babona ko kurya inyama bidakenewe. Umwami Imana arashaka kwigisha abantu benshi bari mu mpande zose z'isi gukoresha amafunguro y'ibyo kurya bikubiyemo imbuto, ibinyampeke n'imboga bibasha kubaka umubiri kandi bikawurinda indwara. Abatarigeze biga uburyo bwo gutegura ibyo kurya byiza tubasha kubona ku isoko uyu munsi muri iki gihe, bakwiye gukoresha ubwenge bakagerageza gukoresha ibyo kurya biva ku butaka, kandi bazagenda bahabwa umucyo werekeranye n'uburyo bwo gukoresha ibiva mu butaka. Umwami azabereka uburyo bwo kubikora.
keretse utazamugisha inama nk'uko avuga ngo nimuze tujye inama, ariko ubundi uzabikora azamwigisha. Utanga ubumenyi ngiro no gusobanukirwa akabiha abantu be batuye ku mugabane umwe w'isi, azabikorera n'abatuye mu yindi migabane nabo. Umugambi we ni uko ubutunzi bw'ibyo kurya buboneka muri buri gihugu bubasha gutegurwa bigakoreshwa no mu bindi bihugu biberanye n'abaho. Nk'uko Imana yahaye abantu bayo manu ivuye mu ijuru kugira ngo abana b'Abisirayeli bakomeze kugubwa neza, ni nako n'ubu iha abantu bayo bari mu bice bitandukanye ubumenyi ngiro n'ubwenge bwo gukoresha ibihingwa byo muri ibyo bihugu mu gutegura ibyo kurya bigomba gusimbura inyama. Ya Mana yahaye Abisirayeli manu ivuye mu ijuru iriho kandi iraganje, izaha ubumenyi ngiro no gusobanukirwa uburyo bwo gutegura ibyo kurya bizanira umubiri amagara mazima abantu bayo. Izayobora abana bayo mu murimo wo gutegura ibyo kurya byuzuye umubiri ukeneye. Yifuza ko bareba icyo babasha gukora kugira ngo bashobore kumenya gutegura bene ibyo byo kurya, atari ukubitegurira imiryango yabo gusa, nubwo ariyo nshingano yabo y'ibanze, ahubwo bakanafasha n'abakene. Bagomba kugaragaza umutima wo kwitanga warangaga Kristo, bakabona ko bahagarariye Imana kandi ko ibyo bafite byose bikomoka kuri yo. Reka Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Amen.